iyi saha sheri wanje ni kirisitu yego yabanye nanje muri ubwo burwayi ndi kubabwira umutware wanje amaze gutambuka yego akunze kurwaragurika bantu bakandoga bakantera ibintu byinshi bitandukanye ariko Kristo arankiza yego abari kunyumva rero nababwira yuko kirisitu akizaga ngira n'ibindi bibazo byinshi bijanye n'ibihombo ariko kirisitu yabaye. Niki wagira inama abantu ngabo bari kubura abatware babo bari kubafasha babo niziye nama wabagira? Abari kumwe n'abatware babo cyo nababwira nuko abatware babo yego kandi bakabakunda kuko hari igihe kigera yego kigera ukaba wakwifuza kumwubaha atakihari yego noneho bano bibana nabo icyo nabasaba yego kandi mbasabira Kristo ni ukugira ngo bagume muri Kristo. Amen. Bamuhanga amaso yego bamwiringire kandi bamwizere yego intambara zose bazaje amen intambara zose zevosi wa yamano intambara zose bazaje bahura nazo yego Kristo azaje arabarwanirira kuko nanje yandwaniriye. Amen. Wenda hari n'igihe hari nabo abakiri batashobora kubakorera n'ubukwe icyangombwa nukuyiringira ukayizera niba Imana yavuze ngo izagura ubyaro rwakire niba Imana yavuze ngo izagukorera ubukwe bwakire ibintu byinshi buri wese ku ruhande rwe icifuza afite Imana yumvise gusenga kandi nanje uri imbere yanyu Imana yumvishe gusenga kwanyu no kuba nicaye hano si kubwanje n'umugambi w'Imana izina ry'Imana rihabwa icubahiro rero eneni wa yamando Imana y'amahoro ibwira bari kumva ya magambo ngo yabategeye amatwi. Haleluya. Imana y'amahoro ibwire mwebwe murwaye ngo irabakijije. Imana y'amahoro ibwire mwebwe bafite imitwaro ngo irababohoreye. Haleluya. Amena. Ijambo ry'Imana turi kwiga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye none muri Matayo 5 aravuze ngo umutwe w'amagambo Yesu yerekana abahiriwe abaribo abo Yesu yashatse kuvuga n'aba bantu nk'uko nabibabwiye ubwashize navuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ndiyicane n'abakobanyi ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira uyu muntu udakurikiza ibyo ngibyo Yesu aravuze ngo arahiriwe. Amen. Haleluya. Uyu muntu muri Zaburi ya 32 wababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa Yesu aravuze ngo arahiriwe. Niwe yavuze ngo yerekana abahiriwe abaribo abonye abantu benshi azamuka umusozi avuva yimeni wa yanki maze kwicara abigishwa be baramwegera vugira ngo baramwegera natwe ubu twamwegeye twongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana nabane namwe cyane nakagaruka kuri ndi umukristo TV nguko dusanzwe tubabwire ngo uko wakumva bimeze kose situation yose wakumva uhagazemo ushobora kuba urwaye uri mu bibazo bitandukanye ariko turakubwira ngo haracyari ibyiringiro. Imbere ya kamera zandi umukristo TV twabazaniye wa mumama cyangwa si wa mubyeyi twamubazaniye beshi mwaramukunze beshi mwaramumbajije ngo uzamugarure yongere noneho atubwire ubuhamya mutari kwihuta. Inyuma ya kamera rero ni Pasteur Labani nguko musanzwe mumuzi. Amahoro Imana nabare namwe cyane. Reka tubasuhuze abari mu Rwanda hirya no hino abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda katubabwire ngo ineza n'imbabazi by'Imana bikomeze gutindana namwe cyane kandi cyane tutabicishije irungu imbere yanyu muri kubabona umubyeyi. Reka tumusabe abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ahimbazwe ibihe byose. Abaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Urabwira n'amazina yawe? Nitwa Nyirakamana Beatrice. Yego. Amazina y'umwana Mama Kibonge. Yego. Imana ishimwe cyane ni Mama Kibonge. Umeze neza ariko. Meze neza. Ndakubona rwose ubyiza by'Imana buri kukayangana kuri wowe.
ndabivuze ahita ajyana sibyo. Yemwe bakunzi bacu kuri ndi umukristo, ni ukuri uyu muntu umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, ni umusenzi, ni umunyamasengesho, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, afite ubuhamya bwinshi. Tuzagenda tubagezaho uko azajya aragaruka no kuri ndi umukristo, kandi ndabizi Imana izabana natwe, muzafashwa. Uyu nanjye ndamubakundishije, nimbabwira ngo ni umunyamwuka wundi wa kera, babandi bataratokorwa ngo abiki gihe. Ubwo rero Mama Kibonge, reka tugusabe udusengere tubone dukomeze gahunda zacu. Mana yacu, Mana nziza, Mana nkuru, Mana ishobora byose, igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba, byose kuba gufite, izina ryawe rihabwa icubahiro. Amen, amen. Uri intwari mu ntambara, ushoboye byose, ugena byose, izina ryawe rihimbazwa. Abana bawe tuje imbere yawe, abari n'abari hafi, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, tuguhanze amaso kugira ngo udutegere amatwi, wumve gusenga kwacu, isengesho tugiye gusengera aha ngaha, n'amagambo yose ava mu kanwa kacu tugiye kuvugira aha ngaha, ataba ari twebwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Izina ryawe Data. Komeza kubana natwe, ucahe igisa n'ikibi cyose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, hagaragara ubutwari bwawe, niko tugusabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane kudusengera no kuturagiza Imana n'ikiganiro cyacu, ukaba ukeretse Uwiteka, kuko twiyoboye twayoba. Ariko uyu Mwuka Wera aje kubana natwe, tuvuge bikwiriye, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Mama Kibonge, umeze neza? Ariko meze neza, Imana ishimwe cyane. Turamuzanye ngo atugezeho ubuhamya, ntabwo turi butinde, ariko ndabanza yenda muganize gatoya, mubaze utubazo twagera muri 2 cyangwa se 3. Watangiye gusenga ryari Mama Kibonge? Ubu twagiye natangiye gusenga 97. Yego. Mu ntambara z'abacengezi 97 byari bimeze nabi, n'ibice bya Ruhengeri na Gisenyi, ntabyo ari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Cyangwa wasanga waratangiye gusenga bitewe n'ubwoba gutinya ngo urapfa. Oya, mbere yaho nari nansengaga, ariko cyane nabyinjiyemo. Jya ushyira akamikorofone ku muntu kugira ngo ijwi ryinjiremo neza. Na mbere yaho nari nsanzwe nsenga nkunda Imana, ariko noneho 97 byabaye akarusho. Okay, na mbere yaho wakundaga Imana? Nakundaga gusenga. Ariko 97 naho bibakarusho. Kabisa bibakarusho. Kiragiye narwo cyari cyoroshye, byari bisaba kugira ngo dusenge, kugira ngo indwari abarizo zambuka muri kiriya gihe. Nibyo. Nabure ubushizemo umwete. Nshiramo umwete. Kandi Imana ibana natwe. Sawa, Imana ishimwe cyane. Uri umubyeyi uje muri social media vuba, yemenya ari inshuro ya 2 kuri ndi umukristo TV, ni ugaragaye ku nshuro ya 2. None niki wabwira ng'abantu bataragira muri urwego, kuko ari ngabatubona hano bakavaterekata, barabari kwiyerekana, bari kwiyamamaza, bano bantu wababwira iki? Icyo nababwira nuko bagomba gukunda Imana nkuko nanje nkunda Imana. Yego. Bakubaha Imana nkuko nanje nyubaha. Yego. Kandi kiruta byose bakanayumvira. Kandi birenze ibyo bakanga n'ibyaha. Yego. Bamara kwanga ibyaha bagakunda Imana, bakayibwira ibyabo. Yego. Imana ikabumva ikabatabara. Sawa rero, iyi ngiye ni imyitwarire bano bantu bari bumwumve, sino ni imbanuro cyangwa se ni ivugabutumwa ababwiye bakunda Imana, bihana ibyaha. None hari ngabazakubona hano rero, yibereyewe akurebe kuri televiziyo yo hara mu rugo cyangwa kuri telefone ye, bate reba na Mama Kibonge nawe yageze hano, reba ko Mana yanjye abantu, nguyu muntu rwose wamubwira iki? Uzakubona agatangira terekada, yagiye kwiyamamaza, yagiye kwivuga, nguyu muntu wamubwira iki? Uyu muntu icyo namubwira, ntabwo ari ukwiyamamaza. Yego. Nta nubwo ari ukwimenyekanisha, nta nubwo ari ukugira ngo bandebe. Yego. Ahubwo icyo nshaka kubwira abantu nuko abantu bagomba gukunda Imana nkuko nayikunda. Yego rata.
dongo bagendere kuko ukunda Imana nawe Imana urayibakundishije sadepa ko ufite ibyo yagukoreye. Hari icyatumye ukunda Imana, watubwira ngo bibiri byatumye ukunda Imana ku buryo n'abandi bagomba kubigenderaho bavuga ngo natwe dushingiye kwibi Imana yakoze k'uyu mubyeyi natwe tugomba gukunda Imana. Nga bibiri byonyine, nka bibiri byonyine ni byinshi. Yego. Ariko Imana yabaye mu ruhande rwanje. Yego yego. Nakubitanye n'uburwayi, hari bamwe bazansangaho bavuge bati koko Beata Imana yaramurinze. Yego. Kuko nararwaye ngera kure cyane. Ariko Imana y'amahoro ikagenda imbwira iti nzabana nawe, ikambwira iti ndagukijije, ikankiza. Niyo mpamvu nabo bagomba kwizera yuko Imana ari abarwayi, ari abashonji, ari abakene, ari abatishoboye, bagomba kwizera yuko Imana igomba kubakiza. Yego yego. Ko hariho nk'abantu benshi bazamuna nko kuri telefone, nk'abanyekabatwa, abanyabutaka, abantu benshi batandukanye. Hari abashobora kumbona bakavuga bati nguyu Beata, bazi ibyo nahuye nabyo. Ariko kugeza iyi saha ndacari mu Mana. Uvuse ku kabatwa abanyabutaka niyo uvuka? Niho nari ntuye ku kabatwa. Niho wari utuye. Bura niho wari warashakiye. Hari abakuzi. Hari abanzi. Uzamenyana n'abandi batarabo ku kabatwa na za butaka. N'abandi bazamenya. Kuko iyo turi hano tuba twatatse isi yose. Kandi ndabizi ufite abakunzi barakumbajije. Ni nabo bandeye mu mwete kugira ngo nongere ngugarurire hano kuri ndi Umukristo TV. Sawa rero Imana ibane nawe cyane. Icyo twababwira uyu mubyeyi munamubona ni mukuru. Ni mukuru, hari cyaje kutubwira. Nguko natangiye mbabwira afite ubuhamya agiye kutugezaho bwaho Imana yamukuye nahe mugejeje n'ibibazo yagiye anyuramo hano mu isi, ariko Imana imuha imbaraga zo gukomera. Zo gukomera. Afite ubuhamya, ndakwinginze ubukurikirane, ndakwinginze ubwumve, nawe uraza gukuramo icyawe. Reka rero tukwakire umwanya w'ubuhamya. Yego. Iyo bavuga ubuhamya uhera ku izina ryawe, amazina yawe. Beatrice. Yego. Izina ry'umwana Mama Kibonge. Izina ry'umwana ni Mama Kibonge. Sheri wanje ni Kirisitu, ariwe turi kumwe muri aya masaha. Nokuri. Amen. Ati sheri wanje ni Kirisitu. Haleluya. Amen. Sawa rero abandi bagira abasheri, abandi batari Kristo, cyangwa Kristo akaza ari umwami niki, ariko Kristo wamugize umusheri. Namugize umusheri. Bura hari impamvu rero zaguteye kumugira umusheri. Nibyo wenda kutubwira. Niwe mugabo mfite. Komeza rwose tuguteze amatwi. Iyi saha sheri wanje ni Kirisitu. Yego. Yabanye nanje muri ubwo burwayi ndi kubabwira. Umutware wanje amaze gutambuka. Yego. Akunze kurwaragurika. Abantu bakandoga, bakantera ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Kristo arankiza. Yego. Abari kunyumva rero nababwira yuko Kirisitu akizaga. Ngira n'ibindi bibazo byinshi bijanye n'ibihombo, ariko Kirisitu yabaye mu ruhande rwanje. Arakomeza, arandinda, arandengera. Aho ikibazo kibonetse akantabara. Amen. Akantabara nkakivamo. Yego. Aho ikibazo kibonetse akantabara nkakivamo. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kubwira abantu niyo baba bafite n'amadeni, Imana yaginyishirira amadeni. Yego yego. Urahera washakanye na mutware igihe ki, mubyarana kangahe, apfa ryari, umaze imyaka ingana iki mu pfakazi, nibiye bigaragaza hano nabyo aho mu kwibana, aho ni uri buhere kugera aho Kristo yabo umusheri wawe, nibyo sheri yitwa Kristo ibyari gukora muri iyi minsi. Sawa nta kibazo. Yego. Umugabo wanje twashakanye 95 umwaka ugiye kurangira mu kwa 11. Yego yego. Tubyarana abahungu 4 n'abakobwa 2. 95. Usize so nari navuze ngo ni 96 ari kurumva umwaka wari unagiye gushira. Yego. Noneho tubyarana abahungu 4 n'abakobwa 2. Yego. Papa w'abana twamaranye imyaka 11. 11. Yapfuye 2007. Yego. Muri 2007 rero nasigaranye abana batoya. Abana ndabarera barakurana n'umwe wari wagashatse. Yego.
noneho ngakunda no kurwaragurika, nari mfite n'abagaragu abashumba, ariko muri ibyo bibazo byitwa kugwaragurika haza ibihombo, muri ibyo bibazo byitwa kugura imirima haza ibibazo, haje ibibazo baragenda, ariko nsigarana na musaza wanje. Ubutaha naramuberetse, mwaramubonye, naramureze, mukoreshereza ubukwe, ubu nawe umugore warabyaye arahetse. Imana ishimwe. Ubwo rero Kirisitu yabanye nanjye, abana na musaza wanje, adukorera ibitangaza. Imana imfasha kumukorera ubukwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Arasezerana mu murenge no mu itorero arasezerana. Imana ishimwe. Iyi saha rero nyuma yuko ntandukana na musaza wanje, nakomeje kwibana kuko yamfashaga kureba abo bana nawe ndi kumurera. Nakomeje kwibana muri iyo myaka yose ishize. Menya igiye kuba 20. 20 wibanye. Hereza nayo iranyihereza, iranyakira. Ubwo rero nibyo nakundisha abagenzi banje, baba bibana baba batibana, bari kumwe n'abafasha babo, bagomba gukunda Imana. N'abari bonyine nabo bagakunda Imana, kuko Imana ni umubyeyi, Imana ni umutabazi, Imana ni umurengezi. None Mama Beatrice, nkuko kubura umutware wawe yamaze kwitaba Imana, nibihe bigeragezo wahuye nabyo? Ko ari umuntu apfusha, imiryango igahaguruka, ugasanga bashaka no kukunyaga n'agasambo yagusigiye, ugasanga bari kukuburanya. Nibihe bigeragezo waba warahuye nabyo umaze ku mutware wamaze kwitaba Imana? Nahuye n'ibibazo byo kugura imirima, nkaja ndagura n'abantesha umutwe, ariko rimwe Imana ikagendera bikemura. Ko ndabizi iyo buriya n'abatwumva, icyubahiro cy'umudamu ni umugabo, kimwe nuko icyubahiro cy'umugabo ni umugore. Hari abantu rero rimwe na rimwe babona ngibyo byabaye, bagatangira kukwinjirira, bagatangira kutega imitego, batangira kukugerageza. Ni gute waba warabyitwayemo mu ibyo bibazo wanyuze mu byo kwibaniye no myaka yose hafi 20? Muri ibyo bibazo byo kwibana, kubera yuko narindi mu Mana, nsanzwe mba mu Mana, ntago ndayibeshera. Wenda hari ibyo abantu bagenda baravuga, ariko umutima w'umuntu niwe muhamya. Niwe muhamya we. Mutima ndaburya ruswa, yari byiza ubuzi ko ari byiza, yari bibi umutima uzi ko ari bibi. Hari igihe ugendaga ngubu waba uri kugendana n'abandi bakavuga ngo urana umugabo wawe, ariko atari umugabo wawe. Imana akaba ari ikuze. Ubwo rero ibyo ngibyo Imana, buriya hari abagabo bajya bagutwerera, kandi ntabo rwose Kristo aranzi. Umutima uzi byose. Amina. Ni umuhamya wanje. N'ibindi byinshi umuntu agenda ahura nabyo mu rugendo, ariko cyane icyangombwa ni ukuguma mu Mana. Mu Mana rata. Guhanga amaso Imana kuko nishoboye byose. Ubwo rero nyuma yaho habayeho ibintu by'ibihombo. Imana y'amahoro niho yankuyeho narindi, rambwita igendere muri mahoko ukora umurimo. Ndi muri mahoko ndi gukora umurimo wayo. Mbere wari utuye he? Ubu Imana yakuzanye he? Twandi mahoko. Wabagaza Kabatwa. Harya Kabatwa iri mu karere ka Nyabihu. Uyu munsi uri muri Rubavu. Muri Rubavu. Imana ishimwe. Ubu yubereye mahoko, uratuye, uratushe. Nta kibazo. Nubwo cyaba kirimo umwami wanje agomba kuntabara. Nubwo cyaba gihari icyo kibazo, Imana izi impamvu. Izi impamvu kandi koko nibyo kubivuze. Nubwo cyaba gihari, Imana izi impamvu. Imana izi impamvu. Nizeye yuko izantabara. Niyo hagize ikiba, Imana igira gica ikagikemura. Amena. Imana iragikemuraga. Yego. None watubwiye ngo sheri wawe ni Kristo. Tubwira ibyiza bya Kristo rero. Ibyiza bya Kristo. Nuko y'ibintu nga bitatu Kristo yakoze ku buzima bwawe, ikintu cyambere bituma uvuga ngo ngewe Kristo niwe sheri. Ikintu cyambere ngiye kuvuga ku bya Kristo. Nuko mu bupfakazi Kristo yabanye nanje. Yandinze kwandagara. Kongera ushyira ka mikrofone gutya ijwi rijyemo neza. Kwandagara. Ampamisha mu murimo we. Imana ishimwe. Nanje nguhamamo. Ikindi
aho abana bageze nuko basigaye n'ibyo twari duhuye nabyo ntago nari nzi ko bagera mu myaka bafite ariko ubu bucura yakwigira mu kiraka umugati akawigurira kandi asigaye ari mutoya ubwo rero icyo ngishimira Yesu kubera yuko yabaye mu ruhande rw'abana banje bagakura. Yego yego. Ikindi nuko n'uwo musaza wanje namureze ari imfubyi nabashiki be nkabakorera ubukwe igihe nari nkiri umuntu yego kugeza kuri isaha nabo ubwabo bakaba barakuze bakaba bari kwiga. Arakantu uvuze ngo igihe wari ukiri umuntu none uburi iki n'ubundi umuntu kera wari umuntu kigihe cyuri iki ubu ndi umuntu uciye bugufi. Oya nabuno Yesu ni sheri kandi bura Yesu afite byose. Hari ukuntu abantu nyine babibona ariko ubu ngubu wenda abambonaga icyo gihe wenda siko bambona ariko mu Mana ho niko bambona. Yego rata. Kubera icyo kibazo cyaje cy'ibihombo yego hari igihe bavuga bati buriya nuko bimeze ariko Imana yarampishe nanje ndi umuntu. Imana ishimwe. Yarampishe ndi umuntu. Imana ishimwe rwose uri umuntu kandi uzaguma ubewe. Sadepa ko Kristo ni mwiza muri twebwe, imigambi ye ni myiza ku buzima bwacu. None wowe by'akarusho Kristo wamuhinduye sheri kandi niko ko ndacyo uzamuburana afite byose. Ya mwubwo buzima bwo kwibana iyo myaka yose igera muri 20 bwo kwibana icyo gihe cyose numva wabonye byinshi. Urumva wabonye ibikugerageza ubona ibiguca indege yenda babona ugendanye n'umugabo ukunda barokore tukunda kwisenyera ati dore wasanga ari kigabo kiwe ariko ranagira ngo mbabwire namye muduteze amatwi uyu mubyeyi yarinze ubuhamya bwe kandi nawe siwe ni Imana yabimushoboje. Mu by'ukuri ndago yabuze bimugerageza ndago yabuze bimwinjirira gusigarana abana batoya haryo mukuru yafite imyaka yingahe? Umukuru ubu nafite 30. Ubu nafite 30 bivuga ngo usiko yamugusiye afite 10. Yamugusiye afite 10 cyangwa 11 gutyo. Nka 11 bari bato cyane kubera nabyaraga indahekana. Yego ariko Imana ishimye barakoze. Uratubiye ngo bucura ubu nawe ari kwijyana ku ishuri yajya mu kiraka agakorera igihumbi. Imana ishimwe cyane. Bucura afite imyaka ingahe? Afite 19 afashe. 19 ni umusore. Arya ni umusore n'umukobwa. Ni umuhungu 19 rwose yakora yakwiteza imbere. Imana ishimwe cyane. Sawa rero uyu Beatrice twakunze kwita ngo ni mama Kibongi mutware we yaje kuva mu mubiri amusigira abana 4 arashimira Imana ko bakuze ariko ngo ndakindi cyabimufashijemo nuko Imana yamubaye hafi ndetse ahitamo kuvuga ngo Kristo ni sheri wanje. Wahisemo neza rero. Wahisemo neza kandi cyane nukuri naye ndabigushimiye ariko icyabigushoboje no gusenga. Kuko yasize nsenga. Imana ishimwe. Yasize nsenga. Nihe nama wagira abandi bantu bibana? Bibana ni nama wabagira kuko nuzapfusha umugabo we ejo cyangwa umugore ejo bundi hazaza buriya mu buzima abantu bapfa buri munsi. Abahanga bo baratangaje avuga ngo buri segonda ngo hari abantu baba bapfuye ariko ni iki wagira inama abantu ngabo bari kubura abatware babo bari kubafasha babo niziye nama wabagira? Abari kumwe n'abatware babo cyo nabagira nuko babatware babo yego kandi bakabakunda kuko hari igihe kigera kigera ukaba wakwifuza kumwubaha atakihari. Yego noneho bano bibana nabo icyo nabasaba kandi mbasabira Kristo ni ukugira ngo bagume muri Kristo. Amen. Bamuhanga amaso bamwiringire kandi bamwizere. Intambara zose bazaja amen. Intambara zose zevosiwa ya mano intambara zose bazaja bahura nazo Kristo azaje arabarwanirira kuko nanje yandwaniriye. Wenda hari n'igihe hari nabo abakiri batashobora kubakorera n'ubukwe bagashima Imana cyane rwose
kuko nabyo bibaho birashoboka. Ubwo rero umuririmbyi yaravuze ngo mu rugendo uje umuhanga amaso, mugenzi uragana mu ijuru uje uhanga nde? Uje umuhanga amaso Yesu. Rero bakagombye kumuhanga amaso, bakamwiringira kandi bakamwizera, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro, kuko ni umunyembaraga, aratabaraga. Ni byinshi yantabayemo, ni byinshi yananguyeho, byo nta kwikuraho, ariko yabaye mu ruhande rwanje. Imana ishimwe. Ya urakoze ku byizo nama, kuba gifite abagabo babubahe, kandi kuba tabafite mwiringire Kristo wenyene ni uzabashoboza. Numva rwose izo ni inama nziza cyane kandi zagiye Kristo. Reka ari tubabwire ngo namwe ni mwiringira Kristo, azabashoboza, azabaha kwitwararika n'ibyo bibazo mwagiye munyuramo. Kandi twongere tubabwire ngo ndabwo mwabyihamagariye, mwabonye bibaye, reka tubabwire ngo pole, mwihangane, haracyari ibyiringiro, Kristo arayerekana azabigenza neza. Atanze umuntu bujyanama ati nawe ushobora kubura umugabo ukiri mutoya, Kristo ajya arema abandi bagabo, ubuzima bugakomeza, Imana ikihesha icyubahiro. None mama Kibonge, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, reka tukwemerere uhanure mu ijambo ry'Imana. Tugeze ijambo ry'Imana rwose. Turakwakiriye n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ubusize nari ndi kumwe nabo, wenda bashasha bagaragaye kuri Ndi Umukristo TV. Yego. Natangije Zaburi ya mbere n'indirimbo ya 38 muzo gushimisha. Yego. Mbwira abantu ngo nta kindi gihesha gukiranuka kiretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Amen, amen. Niko nabwiye abantu. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mubo mwijuru, keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, watunganije n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Amen, amen. Iyo ndirimbo ndayikunda kuko ikebura abantu. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka kiretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Yego, yego. Rero niba warogejwe n'amaraso ya Yesu, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Kandi niba rwose imyambaro yawe iri kwera, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Nangiye ndavuga nti muri Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kubashasha batari bari kuri Ndi Umukristo. Ntabwo nababwira ibyiza, ntari nababwira ngo mugomba no kwihana ibyaha, kuko no kwihana ni byiza. Waba urwaye ugomba kwikebura, waba ushonje ugomba kwikebura, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Hahirwa rero umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, uko bukeye nuko bwije. Uyu muntu rero udakurikiza imigambi y'ababi yarangije kwiyegurira Imana. Ntabwo azabona runaka ngo yasambanye nawe ngo agiye gusambana. Uyu muntu ntabwo yigana ingendo y'abandi, ahubwo we yigana kuguma mu by'Imana. Nanjye nibyo narindi kubasabira, nanjye nisabira, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Uwo muntu rero yamaze kozwa n'amaraso ya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi n'ubundi ndaza ku ijambo nani Zaburi ya 32. Ubutani twongera kuvugana, nzababwira n'ibindi, ariko ngomba kumanza nababwira ijambo ry'Imana ririmo kwihana, kugira ngo duhuze neza kuri Ndi Umukristo TV. Amen. Kwihana nico cy'ingenzi. Kwihana nico cy'ingenzi. Haleluya. Ibindi byose Yesu arabishoboye. Ashoboye kuburana imanza z'amahugu,
ashoboye guha abana ababakeneye, ashoboye kwishura amadeni, ariko icyangombwa ugomba kumenya yuko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'iki y'umugezi. Amen. Cyera imbuto mu gihe cyacu. N'umukirisitu turi muri Yesu, iyo ibyo bintu bibayeho agahura n'ibibazo nta kimunyeganyeza kuko yamaze gushora imizi muri kirisitu. Amen. Ubwo rero bivuze ngo abari kunyumva ijambo ry'Imana mube kuri kirisitu. Nta handi mwakura amahoro. Amahoro ni kuri kirisitu, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hari igice cyanshimishe yaravuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa kubera yuko bakoze ibyaha. Ariko niba wararetse bino byaha ukitandukanya n'igisa n'ikibi cyose, uzabona mu maso ya kirisitu. Ubundi izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndi kubabwira ngo byose arabishoboye, nta ndwara adashoboye gukiza, icyangombwa ni ukuguma muri we, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Ndagaruka kuri Zaburi ya 32 uyu munsi niho ndababwira, kubera yuko umuririmbyi yaravuze ngo hari icyo nkwaka mwami, hari icyo nkwaka mwami, nubwo mbora ngucumuraho, ntamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, ngira ibyaha birimburwe. Haleluya. Amen. Umuririmbyi nawe aravuga ati noneho ubwo nta kindi gihesha gukiranuka kiretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Arangije aravuga ati mpanagurwe hose mwami. Ati hari icyo nkwaka, nawe hari icyo wamwaka, nanjye hari icyo mwaka. Ariko ikiruta byose ngo mpanagurwe hose mwami, ngo ngire ibyaha birimburwe. Amen. Hanyuma nimara gukira ibyaha bikarimburwa, ibibazo byanje ubizemo, uze mu bibazo byanje, uze ku burwayi bwanje, uze kubindemereye, uze kubinduhije, kubera yuko uyu muririmbyi yari amaze kubwira Yesu ati mpanagurwe hose, nindangiza guhanagurwa hose winjire mu bibazo byanje, izina ry'Imana rihabwa iki icubahiro. Nko turasoma Zaburi ya 32 umurongo wa mbere tugeze kuri 2. Iyi Zaburi iyi ni ya Dawidi, ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Ahubwo abari kunyumva kuri Ndi Umukristo TV, mbese warababariwe cyangwa njewe narababariwe? Nusanga warababariwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Urareba niba muri wowe utari umuriganya. Nusanga utari umuriganya, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nusanga uri umuriganya, urabwira Imana ngo nikubabarire, ikweze. Nirangiza kukweza, uyibwira ibibazo byawe, uyibwira uti mwami ndarwaye ariko nshaka gukira, uyibwira uti mwami ndarwaye ariko nshaka gukira, wongera uyibwira uti mfite ikibazo ariko nshaka ko kivaho, ubundi izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nababwiye ngo Imana yacu ishoboye byose, igena byose. Nuko rero mugire kwihangana, mu muhanga amaso, kuko ndi kubona rwose umwami ari kumbwira ngo abamuteze amatwi muri iri jambo, arambwiye ngo mwebwe mumuteze amatwi, mwebwe muri kumwumva kuri Ndi Umukristo TV, abahaye umugisha. Abemeye kwihana arabababariye, abemeye kubatuka arababatuye, abemeye kubohoka ngo arababohoye.
arangije kubohora abemeye kubohorwa, akijije indwara zitandukanye. Utameni vova isi wa yamando. Umuntu wihuse ansomere muri Matayo 5:8 gusa wonyine n'umutwe w'amagambo. Matayo 5, reka tuhasome. Matayo 5 umutwe w'amagambo n'umurongo wa 8 gusa. Murongo wa 8. Murongo wa 8 reka tuhasome, aratubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Ijambo ry'Imana turi kwiga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye. None muri Matayo 5 aravuze ngo umutwe w'amagambo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Abo Yesu yashatse kuvuga n'aba bantu nk'uko nabibabwiye ubwashize navuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicane n'abakobanyi, ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira. Uyu muntu udakurikiza ibyo ngibyo Yesu aravuze ngo arahiriwe. Amen. Haleluya. Uyu muntu muri Zaburi ya 32 wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, Yesu aravuze ngo arahiriwe. Niho yavuze ngo yerekana abahiriwe abaribo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi avuva yimeni wa yanki. Maze kwicara abigishwa be baramwegera. Vugira ngo baramwegera. Natwe ubu twamwegeye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aterura amagambo ati, atangiye kubaganiza kuko yari amaze kubabwira ati dore abahiriwe abaribo n'abantu badakurikiza imigambi y'ababi, ntibicane n'abakobanyi, amategeko y'Uwiteka akaba ariyo bishimira. Arangije aravuga ati hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo uyu muntu ubw'ibyaha bye byatwikiriwe, uwo muntu arahiriwe. Nibo yari ari kuvuga kuko barangije guhirwa mu maso y'Imana. Aba bantu Imana iri kubabona neza. Ku murongo wa 8 arangije aravuga ati hahirwa ab'imitima iboneye. Amena. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya. Aba bantu b'imitima iboneye rero niba ngiye kubwira ngo Imana y'amahoro, ngiye kubahanurira amabwire ngo niba imitima yanyu iboneye kandi ko Uwiteka ari hagati muri twe, kandi Uwiteka abera hose mu isi carimwe. Aramwe ngo niba ufite umutima uboneye akira guhirwa mu gihugu cyo mwijuru. Nurangiza guhirwa mu gihugu cyo mwijuru, ibyo Imana yavuganye nawe niyo yaravuze ngo izagutabarira gutabaye. Niba Imana yarakubwiye ngo izakurengerera kurengeye, niba Imana yaravuze ngo uzakira uburwayi, nta ndwara Imana idakiza. Icyangombwa ni ukuyiringira ukayizera. Niba Imana yaravuze ngo izaguha urubyaro, rwakire. Niba Imana yaravuze ngo izagukorera ubukwe, bwakire. Ibintu byinshi buri wese ku ruhande rwe icifuza afite, Imana yumvise gusenga kwe. Kandi nanje uri imbere yanyu Imana yumvishe gusenga kwanyu. No kuba nicaye hano si kubwanje, ni umugambi w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero eneni wa yamando, Imana y'amahoro ibwira abari kumva aya magambo ngo yabategeye amatwi. Imana y'amahoro ibwire mwebwe murwaye ngo irabakijije. Imana y'amahoro ibwire mwebwe bafite imitwaro ngo irababohoreye. Imana y'amahoro ibwira abantu barwaye indwara babona ko zitakira, ibiganza by'Uwiteka ngo bibagezeho. Utavevo nizi wa yamando, nawe uri mw'imyenda myinshi udashoboye kwishura, Imana irishuye. Edevo nesi wa yananse emonayi. Umuririmbyi ngo ari kuvuga ngo hari umurwayi wari uri ku kidendezi. Uyu murwayi umaze igihe afite ubu burwayi, Yesu amugezeho. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero nta byinshi byo kubabwira, mfite icyangombwa mu mutumbire, nanje mutumbire, ubundi izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Azakomeza kubana namwe nkuko nanje abanye nanje, ubundi mugira amahoro y'Imana. Imana ishimwe cyane, urakoze. Mabutana imbaraga kuri wowe, kandi Yesu akomeze kuguhaza ibyiza. Amen.
ya nshuti zacu rero kandi bakunzi ba Kristo, uyu ni umubyeyi Imana yagurukijemo iki gihe ngiki kugira ngo azakorere Imana hano mu gihe ngiki. Reka tumusabe amabahereza akanimero, birashoboka ko wamukunda ukifuza ko musengana. Buriya hanavuze bike nagaruka zaba ari mu mavuta. Ngeri utangire uyivuge. 078 078 47 47 51 575 wayivuze neza. nayivuze neza. Imana ishimwe. Batazahamagara bagahamagara undi rwose Mama Kibonge. Mugira amahoro izina zabo muri kumwe bose. Amen amen. Imana ishimwe, komeza muri ayo maboko disi. Izi ntasho ni zabo. Amen 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 amen. Ntasho muzakire. Amen 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 amen. Kure niri hafi. Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen amen. Asaba Imana ishimwe cyane Mama Kibonge. Yesu akomeze kukwishimira kandi abane nawe. Inomero rero yazivuze abari mu Rwanda mu mahanga ngo yaje. Ngo yaje amavuta y'Imana muriho kandi nizeye ko muzafashwa nawe, muzamugiriraho umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu bijyanye no gusenga Imana. Kare tugusabe usenge dusoze. Yego. Twatangiye dusenga. Ngiye gusenga. Imana y'amahoro iramwe ngo umuntu ufashe ku mutwe Imana iramukijije. Imana y'amahoro irambwe ngo hari abantu babyimbye ibirengera bakijije. Yego. Imana y'amahoro irambwe ngo hari abarwaye imigongo irabakijije. Amen amen. Imana ene niveau vaya de sirevova utavesta sang menikona otayi menivo vayi. Imana babwire ngo ni Imana ibera hose mu isi cyane. Amen. Abayumvise kuri ugu munsi bazongera bayumve kuko ngo hari ibyibateguriye birenze ibyibabwiye. Amen. Kuko ngo yari kumanza yababwira ibyurutse imitima. Haleluya. Aho ubundi ngo byose amafaranga irayafite. Ibiri mu isi byose nibiyuzuye ngo ni ibyayo. Ico ibasaba no gukora ibyo gukiranuka, ibindi byose ngo igize ite irabishoboye. Amen. Adusenga Imana. Je mfite umukiza uje umvugira ku Mana n'inshuti da singizo mu isi iteka arandinda kangingira n'ibyago icyambu akaba umukiza wawe. Je ninginga Imana witwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira. Mana yacu. Amen. Mana nziza. Nibyo. Mana nkuru. Haleluya. Uyu mwanya turagushimye. Ebwe abarira ngo ni muhumure ndatabaye. Amen. Ni wayamano mbwira bari kwa muganga, mbwira bafite ibibazo ngo ndarengeye. Esova ni wayamando ati mbabwire ngo rwose ni muhumure, ni mu ruhande rwanyu. Niko mvuganye namwe, asante. Rakoze kuvuganye natwe mu izina rya Yesu. Amen 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 amen.